Imyaka 25 y'amavuko ya Mr Bucece Tech ijana. Amazina ye bwite yitwa Niyonsaba Egide, umusore w'imyaka 25 y'amavuko. Uyu musore wakunze kwandika filimi, kuzeditinga ndetse no kuzikina. Akarusho kandi akaba ari wa muntu ukunda ibiganiro by'abandi kuba yabiteza imbere. Ku ndirimbo ye ni Yesu yagiye imuba hafi mu buzima bwe, yumvaga ko akwiriye gukomera kuko ngo yabonaga ko ibigusha ndetse n'umugerageza ari byinshi. Niko kuvuga uti ni Yesu ne mugabo w'ukuri. Muri ubu buzima tubamo habamo intambara nyinshi, ariko Yesu ajya guhindura amateka, akavana kimwe ahanyu akakijyana ahandi kandi akakugenera ibikwiriye. Nubwo intambara wabona zikuruhije cyangwa se zikuremereye, ariko burya Yesu byose aba azi neza impamvu yabyo. Uko arushaho kugenda akora ibiganiro cyangwa se akina amafilimi, ayandika ndetse anayasobanura, nta muntu n'umwe ujya upfa kubimenya kuko nta cano yigeze agira. Ariko ubu ngubu aho amaze gufungura cano yitwa Even Miracle, akeneye inkunga y'abamukurikira ndetse n'abamukunda, kandi ngo hari byinshi abafitiye yumva ko yabagezaho. Ushobora kuba waramukunze cyangwa se warabonye filimi nyinshi, kandi ikindi ukaba waba ufite n'ibiganiro mushaka kuba mwagirana. Nimero ni 079 63 32 474, cyangwa se ukaba wakwandika kuri WhatsApp 072 4 74 73 62. Akarusho kandi ni uko wamukurikirana kuri Even Miracle nka channel ye nshyashya, hanyuma ukamukandiraho subscribers, like, share ndetse na comment. Uyu musore wifuza kugeza ibihangano bye kure kandi wifuza kuba yahereza abamukunda ibiganiro byiza. Akunda iyobokamana cyangwa se akunda gospel mu buryo bwose bushoboka, kuko indirimbo akunda kumva akenshi aba ari gospel. Kandi ikindi mu buzima bwe bwite ngo yumva ashobora kuba yaba umubwiriza butumwa cyangwa se akaba undi muntu nanone ariko muri mu by'iyobokamana. Uyu musore rero tumutera inkunga, Mr Bucece Tech ijana. Amahoro y'Imana bane namwe.